kimwe mu bintu bigora mu bubatse ni uko umuntu agashaka gukomeza kubaho nk'igihe akiri umusore. Niba yarakunda umupira akabikomeza, niba yarataha saa 8 nijoro agataha saa 8. Babwira ikintu kibabaje, uzi kuba ufite umudamu ukora akazi ukamuha amategeko ko atemerewe kuryama utarahagera, kandi agomba kurya ibiryo bishushe n'amazi ashushe, hanyuma ukicara mu kabare n'abandi bagenzi bawe ugatuza cyane, saa 6 ikagera bakakongera, saa 8 ikagera akajya yibaza mama bamugonze, ese yafunzwe. Bikagira saa 9 yibajije ibibazo nk'igihumbi na 500. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi aje kudushaka. Iyo tuvuze gusiga harimo gusiga imyumvire, kubera ko Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara mugira imyumvire ivuguruye. Ntabwo tuzubaka nk'uko basogokuru bubatse. Tugomba gufata indangagaciro nzima tukazivanga n'igihe aho kigeze, hanyuma tugakora urugo ruhinduka impumuro.